Muraho neza biragenda bafana bacu, Imana ikomeze ibishimire kandi ibiteho, turabakunda cyane. Twabazaniye umutumirwa rero, ubushize mushaka kwibaza ngo nabasigayemo ideni, njyewe ntabwo njya ngumamo amadeni guys, ni uguhita mbereka uko bimeze. Ni karibu n'umutumirwa wacu, afite impano zitangaje, n'indi mpano agiye kutwereka, impano idasanzwe cyane. Ku myaka ye muratangara, ariko imyaka sinyibabwira ubu ngubu, muri comment munyeka ko mufite amatsiko menshi, nzabereka ubukurikiyeho byinshi mutari muzi, tubabwe n'imyaka ye muzumirwa. Twabakiriye mumeze neza, turakwishimiye rero ko ukomeje kwitabira ubutumire bwacu. Imana iguha umugisha mwinshi cyane. Ubu rero aka kanya njyewe ndakubwira icyo nshaka, ndihitiramo kugira ngo dufatanye gukomeza kwamamaza ubutumwa bwiza bw'Imana. Muri make ngiye icyo nifuza noneho uyu munsi, wagira icyo ubwira abantu ku bijyanye no gukurikira Imana, cyangwa se ku bijyanye no gukunda Imana. Ese kundisha abantu Imana ku myaka yawe? Ndabizi ko iyo mpano uyifite, nubwo ngo utongoye. Ni karibu. neza reka tuvuge ku byiza cyangwa ibintu umuntu ashobora kungukiramo mu gukunda Imana cyangwa se kuyikurikira. Icya mbere ni uko Imana ntabwo ari iy'abakiranutsi gusa, ahubwo Imana ikunda n'abanyabyaha. Impamvu yatanze umwana wayo Yesu Kristo ni ukugira ngo acungure n'abanyabyaha bose, kandi natwe twari babi, yagiye iduhamagara idukura mu ivata ry'ibyaha byacu aho twigaraguraga. Rero gukunda Imana ni byiza, kandi ukunda Imana nawe iramukunda. Amen. Kandi kuyikorera nta kabuza rwose, uzayikorera wese abyishimiye afite umuhate, nayo izamuhemba. Haleluya. Wow. Imana ihabwa icyubahiro cyane. Guys, sinzi niba mwumvishije ibyo atubwiye. Aratubwiye ngo Imana ntabwo ari iy'abakiranutsi gusa, ngo ni iy'abantu bose, ngo Imana ikunda abanyabyaha igakunda n'abakiranuka. Mbega ni ukuvuga ngo Imana ntirobanura ku butoni. Njye ndumva mfashijwe cyane. Wowe udukurikiye ushobora kuba wari uzi ko ijambo ry'Imana se cyangwa gukurikira Imana ari iby'abantu bakijijwe cyangwa iby'abantu bazi gusenga, ariko ku myaka ye mito y'umwana w'umukobwa aratubwiye ngo mukunde Imana, kuko Imana ntago ari iy'abantu basenga gusa, si iy'abakiranutsi gusa, ahubwo Imana ni iya twese. Wowe utarakira Yesu rero, niba ushaka kubona amahoro, niba ushaka kubohoka, niba ushaka gukizwa, niba ushaka gukira indwara, akira Yesu. ni ubuntu, kandi nayo icyo agusaba ni ikintu cyoroshye, asigaye akajya gukora ibyo wifuza byose. Icyo akwifuzaho ni uko ukizwa ugakiranuka, wowe ukirinda kubeshya kuko uzi ko ari bibi, ukirinda gutukana kuko uzi ko ari bibi, ukirinda kwiba kuko uzi ko ari bibi, ukirinda ubusambanyi, ukirinda mbega icyaha icyo ari cyo cyose cyagutandukanya n'Imana, ikaguha umugisha rwose. Imana ibaduhera umugisha mwinshi cyane. Kuri uyu munsi tumenye neza yuko Imana itari iy'abakiranutsi gusa, ahubwo ari n'iy'abanyabyaha. Ni ukuvuga ngo iradukunda, twaba babi twaba beza, twese hamwe. Kristo ntarobanura ku butoni. Nanjye nk'umutumirwa wanyu icyo nababwira yuko ngomba kuzajya nkomeza mbareba utuntu twiza tw'ingenzi tubafitiye umumaro, kandi ni ukuri mukomeze mudushyigikire, mukande share, comment, like, mukomeze mudufashe tubashe kuzamuka tugere kure heza. Itangira niko rimera, aho muzaza mubona mutanyuzwe mujye mutubara ko natwe turi mu itangira. Imana ibahe umugisha kandi banezeze, muhahe nk'umuronke. Turabakunda. Ciao.